turi mu Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nyuma y'uko mu Rwanda hagaragaye izamuka ry'ibiciro ku bikomoka kuri peteroli, abaturage batangaje byinshi bitandukanye ko ibi bintu byatangiye kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Harimo nk'abakoresha gaze ndetse n'abamotari bamwe bagize ubwoba bw'izamuka ry'ibiciro bya esanse. Nyuma y'uko ibi byabaye hatangazwa ko izi ngaruka zose ziri guterwa n'intambara iri kubera mu gihugu cya Irani. Twaganiriye na bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ariko batashatse ko amajwi ndetse n'amafoto yabo bigaragara kubw'umutekano wabo. Batubwira byinshi bitandukanye ko izi ngaruka nabo zabagezeho ku buryo bukomeye cyane. Batangaje bati kubwo ko ibiciro ku masoko byatangiye kuzamuka kandi amafaranga leta ibaha mu buryo bwo kubunganira ntabwo yo ngo yiyongera mu by'ukuri. Bamwe bagize bati niba basari tiyongera ku isoko ibiciro bikiyongera ndetse n'amazu tubamo abarandirodi bakatwurizaho ibiciro buri munsi, murumva turabaho gute? Twaganiriye na bamwe batubwira ko bifuza ko basari cyangwa se ari amafaranga bahabwa mu buryo bwo kubunganira harebwa icyakorwa kugira ngo nayo yiyongere vuba, kuko ngo bitagenze gutyo bamwe batangira gusorwa mu magato babamo. Ikiganiro twagiranye nabo cyari kirekire, gusa twagerageje gufatamo byinshi by'ingenzi, ariko noneho bamwe ubwo bifuzaga ndetse cyangwa se bagatanga n'ibitekerezo bitandukanye byabo binyuze mu byifuzo ndetse na bimwe bavuga bitandukanye. Bamwe bakomeje gutangaza bati rwose ahantu tuba amazu arahenze kandi ibyo kurya ku masoko kubera iyi ntambara bari kuvuga ngo iri kubera muri Irani byageze ku masoko. Bamwe batanze urugero nko ku bintu bikomoka kuri peteroli ndetse n'ibijyanye n'amavuta, bavuga ko byatangiye kuzamuka ku biciro. Bati nk'amavuta twaguraga 7,500, ubu ku isoko ari kugura 9,500 yose. Mbese benshi batangiye kurira bagaragaza emosiyo cyangwa se bagaragaza imbamutima zabo ko hatagize igikorwa ubuzima bwaba bugiye kugorana muri kaminuza cyangwa se aho baba ubuzima bwaba bugiye kubagora, kuko nta bundi buryo babona bwo kubaho bitanyuze muri aya mafaranga leta ibaha mu buryo bwo kubunganira. Niba utarakanda subscribe kuri uyu murongo mugari wa YouTube cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ubu nawe ufite igihe cyo kubikurikirana aka kanya turi kuvugana, ugahita uba umwe mu banyamuryango ba Comeka TV ukaza ubonera amakuru ku gihe. Nitwa BOT kuri Comeka TV, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde.